ibyago bitubaho byose si uko biba byaturitse kuri Satani. Hari n'ibyo Imana iba yemeye ko bitubaho bitewe n'icyo ishaka kutwigisha. Bibiliya itubwira ku muntu ukomeye witwa Pawulo wabaye muri Bibiliya, wari ufite ubwenge bwinshi Imana yari yaramuhishuriye. Ariko hari ikintu Pawulo yahoraga asaba Imana ngo imukize ariko ntibikore. Agahora yibaza impamvu iyo asengeye abantu bakira, ariko we hari ikintu ahora asaba Imana ikakimwima. Imana yamushubije ijambo rimwe iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Ndetse n'intege z'umuntu ziri n'imbaraga z'Imana zuzurira. Bivuze ngo guhishurirwa yuko hari ikintu Imana yari yaranze gusubiza Pawulo, byateraga Pawulo gukomeza kuba imbere y'Imana, kuko intege nke ze zatumaga imbaraga z'Imana zirushaho kumwuzura. Nibwo Pawulo yavuze ngo nzarushaho kwirata intege nke zanjye ndetse n'ibyago byanjye, byishimire kubera ko imbaraga z'Imana muri icyo gihe nzaba mfite ibyago n'imibabaro, aribwo imbaraga z'Imana zizanyuzuraho. Ibibazo byinshi duhura nabyo hari igihe Imana iba yemera ko bitubaho kugira ngo turusheho kuyegera, kuko ibyo bibazo bishobora kuvaho ntidukomeze no gusenga Imana, ariko Imana ikemera ko ibyo bibazo bikomeza kutubaho kugira ngo turusheho kuyiba hafi no kuyiba imbere tuyisenga. Ndetse hari n'igihe Imana yanga kudusubiza kugira ngo irebe koko niba urukundo tuyikunda rushingiye ku byiduhereza. Ese niba Imana igusabye ikintu ikakiguha ukayivaho, muri make niyo wakundaga cyangwa wakundaga icyo yaguherezaga, ibyagatumye uhunga Imana ndetse n'ibyagatumye utakariza icyizere Imana bari ibyo ukoresha ahubwo urushaho kuyegera, kubera ko imbaraga z'umuntu aho zirangirira niho imbaraga z'Imana zitangirira. Shalom.